Ese nawe ujya wibaza iki kibazo? Kuki hari abantu baguma mu bukene kandi mu by'ukuri ari abantu bazi ubwenge? Ugasanga hari abandi bakomeza gutera imbere cyane mu by'ukuri nta bwenge bwinshi banafite. Iki kibazo nanjye maze iminsi nkibaza, akaba ariyo mpamvu nshaka ko tuganira kuri iyi ngingo. Ikintu cya mbere ugomba kumenya hano, ubwenge si amafaranga kandi ntabwo isi ihemba uwatekereje cyane, ahubwo ihemba wakoze agashyira mu bikorwa ibyo atekereza. Kandi kumenya byinshi si byo byonyine bitanga amafaranga. Hari abantu bafite impamyabumenyi z'amashuri, icyerekezo n'ubumenyi bwinshi ku bibera mu isi, ariko ugasanga ntibazi kugurisha ubumenyi bwabo ngo babyaze amafaranga, ntibanabukoreshe ngo bubyare umusaruro. Amafaranga azi iyo ukemuye ikibazo cy'abantu ukagurisha igisubizo. Isi ntabwo ihemba uwize cyane gusa, ihemba ukemura ibibazo. Abanyabwenge benshi bafite ikibazo kimwe, baratekereza cyane, babona ibyago byose, babona aho bashobora gutsindwa, bategereza igihe cyiza, igihe kitajya kigera mu by'ukuri. Ariko umuntu utarize cyane cyangwa ugaragara nk'udafite ubwenge bwinshi ashobora gutangira atiteguye 100%, gukora nubwo atazi byose, akikosora ari mu rugendo aho gutegereza igihe cya nyacyo. Amafaranga akunda gukurikira ibikorwa, ntabwo ari ibitekerezo gusa. Ikindi ugomba kumenya, hari ubwenge bwo mu ishuri, hari ubwenge bwo mu buzima. Umuntu ashobora kuba atarize cyane ariko azi kuvugana n'abantu, kubona amahirwe, gucunga amafaranga n'ibindi. Kandi umuntu ashobora kuba yarize cyane ariko atazi gushora, gucuruza, kwiyamamaza cyangwa kumenyekanisha ibyo akora. Tuba mu isi y'ubucuruzi kandi ihemba cyane abazi kubona amahirwe no kuyafatirana. Indi ngingo ikomeye itandukanye umukene w'umunyabwenge n'umukire w'umuswa ni imyifatire ku mafaranga. Abanyabwenge bamwe basuzugura ubucuruzi, bumva amafaranga atari ingenzi cyangwa bagahitamo umutekano aho gufata risk. Ariko abakira benshi bashyira amafaranga ku mwanya wa mbere, bigira ku makosa bakora bakongera bakagerageza. Iyo utekereza ku mafaranga bigira ingaruka ku buzima bwawe. Dore ukuri kuryana kuri iyi ngingo. Kugira ubwenge ntabwo bihagije, ugomba kuba ufite discipline, gutinyuka, kwihangana no gukora buri munsi. Nta muntu ukira kubera ubwenge gusa, akira kubera ubwenge wongeyeho ibikorwa bihoraho. Niba wumva uri umunyabwenge ariko ukaba ugihanganye n'ubuzima, ntuhangayike, ikibazo si ubwenge bwawe, ahubwo ikibazo ukwiye kwibaza ni ese ndi gukora iki buri munsi? Tangirira aho uri, koresha ibyo ufite, gerageza, kora, kosora, wongere ukore. Isi ntabwo ihemba watekereje cyane, ahubwo ihemba wakoze. Ese wowe wahitamo iki? Kuba umunyabwenge ugakomeza gukena, cyangwa kuba uwo bita injiji cyane ariko ugakira? Umwanya ni uwawe muri comment. Mbere yo gusoza, ndakwibutsa gukora follow niba uri mu rugendo rwo kubaka ubuzima bwawe, haba mu bukungu, ubumenyi ndetse n'ibindi bigufasha mu iterambere.